Teacher David TV Rwanda. Subscribe for more tips. Muhawe ikaze nanone kuri no channel yacu, channel yanyu. Wowe utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose. Murabona ko umuyoboro wacu uracyari mushya. Niyo mpamvu mugomba kudushyigikira mukora subscribe, share, like na comment. Noneho uyu munsi tugiye kurebera hamwe utuntu tubiri. Akantu ka mbere tugiye kurebera hamwe nuko wabona password wibagiwe zose, then nuko wasiba ibintu byose warikinze na email yawe, cyangwa se ibintu byose account zose wahuje na email yawe. Tugiye kurebera ibintu byose warikinze na email yawe, cyangwa se ibintu byose wahuje na email yawe. Turebere hamwe nuko wabona password zose wibagiwe. Wowe urareba iyi video kugeza irangiye, ndakubwiza ukuri ko ufite ubushobozi bwo kugarura account zawe zose wabuze ukoresheje password wari waribagiwe. Nta kindi kintu uri buze gukora. Uraza muri uribuze hano muri settings. Uraza hano kuri no application ya setting, ndibaza nta muntu utari kuyibona. Then uyikirikeho, numara kuyikirikaho uscrolling. Numara guscrollinga, reka tubikore vuba kugira ngo video itaza kuba ndende. Urahita uza hano hantu handitse Google. Muri setting birahari Google. Nibyanga uraza kwandika muri comment, ariko ntabwo biri bwange, ntabwo biri buze kwanga nurebe iyi video kugeza irangiye. Nta kindi kintu uri buze gukora, urahita ukirika aha hantu. Ndibaza nta muntu utari kuhareba. Iyi ngiyi ni email yanjye iri muri telefone. Then numara kuyikirikaho uraza uhita ukirika hano hantu handitse Google account. Numara kuhakirika, barahita bakuzanira utu option tugiye dutandukanye. Murabona aka option ka mbere kitwa home, aka kabiri kitwa personal info, aka gatatu kitwa data and privacy. Then iyo ukomeje rero ugascrollinga gutya, hari utundi tu option baguhereza. Urabona dufite security, people and sharing payment. Noneho wowe ikintu uri buze gukora, urahita uza kuri kano kanditseho security, then ugakirikeho. Numara kugakirikaho uraza uscrollinge umanuke kugeza igihe uri buze kugerera ahantu handitse manage and enhanced safe browsing. So urahita ukirika hano hantu handitse password manager. Urahita uhakirika. Numara kuhakirika, nukuvuga ngo izi zose uri kureba hano, izi zose ni account zirikinze kuri email yanjye. Hari iyi ngiyi ya Chatbot, hari iyi ngiyi ya kabiri, hari ya Facebook, hari n'iyi ngiyi, hari n'iya Google. Mbibutse ko kugira ngo password yawe ibe saved kuri Google account, cyangwa se ibe saved kuri email yawe, ni cya gihe ukiriyetinga account. Wamara gukiriyetinga account umaze gukora na password nshyashya, then bakakubwira ngo save. Icyo gihe iyo udakoze save, password ntabwo iba saved kuri email yawe. Iyo ukoze saved rero, na nyuma y'imyaka 20 wabona iyo password. So guys, karakantu mujye mukitaho cyane. Nukuvuga ngo izi zose uri kubona ziri utu fresh tw'umutuku nashyizeho, nama account yanjye arikinze niki na email yanjye. Turacyamanuka, mfite n'izindi nyinshi. Izi zose niki? Izi zose ni account zirikinze kuri email yanjye. Turacyamanuka, ni nyinshi narikinze. Murabona ko na password ya TikTok yanjye nayiriho, murabibona, n'ibindi byose nazawunguka n'izindi zose murazibona. So rero ikintu ukora
iyo ushaka kureba password yawe, urugero reka tuze nka hano, reka dukorere kano, reka dukore akangaka. Ikintu ukora uhita ukagakirikaho. Then nje nashyizemo nyine password yo kugira ngo ndebe izo password. Wowe rero nugakirikaho karahita gafunguka, urahita ugwa ahantu hameze gutya. Numara kugwa ahantu hameze gutya, ikintu uri buze gukora, numara kugwa ahantu hameze gutya, murabona ko hano bari kumbwira ngo nkore copy, cyangwa se kano nako gukora copy, then akangaka nako kureba iki iyo password yanjye. Ariko ibi byaba byiza nuko nakora copy, then iyo nshaka kuyireba ikintu ngora nta kindi ngirikaho. Murabona ko nakangaka nyine iyi ngiyi niyo password uhita uyibona nyine. So password iyo umaze kuyibona rero wakoze kuri iri jisho biba byarangiye. Noneho iyo ushaka kwikuraho iyi account rero, iyo ushaka kuyikuraho cyangwa se kubisiba, nta kindi kintu ukora, uhita ukora hano hantu handitse delete. Hano hantu handitse delete, ndibaza ko nta muntu utari kuhareba. Hano hantu handitse delete uhita ubisiba nyine. Then reka tuhakore. Ubu iyi ngiyi ngiye kuyikuzaho, nyikujeho kuri email yanjye, iyi ngiyi nyikujeho, ugahita ubyemeza nyine gakora delete. Ako nako kari akantu ka kabiri. So guys, wowe utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo tujye tubana. Murabona ko mwacitswe n'ibintu byinshi. So kora subscribe, wandike muri comment ikindi kintu wumva twagufasha. Aka kantu nakubwenge ndabizi ko muri buze kunshimira nyuma nibiza gukunda, ariko wowe warebye video kuva itangiye kugeza irangiye uri umunyamahirwe kuko urabishobora. Thanks for watching. Mukomeze mukore share, like, then mutere n'amakomenti y'ibindi bintu twabafasha, bidutera imbaraga zo kubona ko hari abantu badukurikirana kandi hari byinshi bagikeneye. So thanks for watching. Aho uri kubona byagiye nabi cyangwa se bitagenda neza, icyo twakosora byose turabyakira. So thanks for watching. Thanks.